uzacyambare ujye ujya gukorera Imana ubayeho neza nk'abandi. Igitondo kimwe warabyutse ubona akazi, ubona isoko rikomeye, ubona n'amafaranga muri iryo soko, ariko uko yamucitse uyareba nawe ntibisobanutse. Cyarabaye muri corona naribonye ryo muri Zafuse mu Rwanda, naje mu Rwanda bararimo yashize aho kujya ntane nyuma ntanya amadeni ya miliyoni zigeze muri 8 kana koze isoko rya miliyoni 24. Guhera uyu mwaka aho ibyawe byanyuze bigenda niho bigiye kunyura bigana. Hari irindi soko Imana igiye kuguha rizagukuraho ibihombo byose. Imana irambwiye ngo igukuyeho ibitero uhorana nabyo. Kuva uyu munsi n'umubiri wawe Imana irawubohoye. Amen, amen. Lasidema ndabona mu mugongo wawe hari amagufa abiri yamaze gucomoka, uhorana uburibwe budashira. Iteka ryose ntabwo njya ntuza ndababara. Ndabona marayika yongera gushira mani magufa basha. Mani irambwiye ngo ubuzima bwawe irabubohoye guhera uyu munsi. Haleluya, ndagushima. Tuzakora cyose kizaguhira. Amina. Ndashima. Tega ibiganza byawe. Mana ya Abraham, ufungura imiryango kuri we izina rya Yesu Kristo. yakire gukora Izina rya Yesu. umukureho uyu mwuka w'inyatsi. Amen. Haleluya. Yajya gasara kirukanka. Arirukanka akambara n'ubusa. Akambara n'ubusa. Aya majwi wumva ntuzongere kuyumva ukundi mu izina ryande. Tugaruye ubwenge bwe mu izina ryande. Kuva uyu munsi ntazongere gusara ku musozi mu izina ryande. Aya maso byareba ntazongere kuyareba ukundi mu izina ryande. Mana ya Abraham, uyu mwana w'umukobwa agomba kuzava mu mubyeyi akava mu mama. Uyu mwuka wo gusara akirukanka ku musozi akambara ubusa ndawirukana. Guhera uyu munsi ngaruye ubuzima bwe. Imbaraga z'Uwiteka zimubeho. Imbaraga za Yesu zimubeho. Dekura katika jina la Yesu. Guhera uyu munsi ngaruye ubwenge bwawe. Pamuzima ndakubohoza. Ngukuye aho bagutanze. Haguruka. Teba hano. Umunsi mwiza nibuka n'ubona kwereyeho wambereyeho mucunguzi njyewe nzibya. Witwa nde? Teba hano Yesu yakubohoye. Witwa nde? Muhawe n'Imana Diane. Vuga ngo njyewe Diane. Njyewe Diane. Guhera uyu munsi Uhera uyu munsi ndabohotse. ndabohotse. Sinzongera gusara ukundi. Sinzongera gusara ukundi. Nakiriye amaraso ya Yesu Kristo. Nakiriye amaraso ya Yesu Kristo. Satani Satani ndekura. ndekura N'ibyawe byose. n'ibyago byose. N'ibyawe byose. N'ibyawe byose. Wamurozi we Wamurozi ndakwiyambuye. ndakwiyambuye. Nambaye amaraso ya Yesu Kristo. Nambaye amaraso ya Yesu Kristo. Timuzongera parato sitepo. Shulela zodip. Harabatif. Reba hano. Yesu arakuboha. Mu rugo ni he? Mu karere ka Nyaruguru. Bafatwa gute? Ndi gufatwa nari ndi mu kigo ndi gukora examen. Eh? Njya
njya gufatwa nari ndi gukora examen national. niki waje kubona imbere yawe? Kambere nafashwe ndi kujugumira. Ngiye kwakira kubohoka ndakira kubohoka mu izina rya Yesu. izina rya Yesu. Uyu mwana nuwande? Ndabona afite ikibazo gitoroshe. Nuwande? Muhereza microphone. Byagenze gute? Yabaye iki? nyine nawe yafashwe Eh? avuga amagambo. Wiki? Yafashwe avuga amagambo. Eh? Ibantereje inzuki. Bagutereje inzuki? Nuko bigenda gute? Ikibazo cyo guhungabana. Ugira ikibazo cyo guhungabana. Ajya yitura hasi. Yitura hasi. Guhera uyu munsi ntibizagaruka mu izina rya Yesu. Wajya zibona? Warazibona n'intozi. N'intozi zimumurira kugutondagira. Tumutunga ibiganza. Imana imukize mu izina rya nde. Uyu mwuka umuveho mu izina. Ntasongere kwitura hasi ukundi mu izina rya Yesu. Lasite wa mugabo wowe we hano kugira ambukiranye. Witwa nde? Anastase ngenda. Anastase. Ngiye kugusengera Imana igukureho umwuka w'umubabaro. Ndabona hari umuntu wavuze ko utazapfa wubatse ngo unezerwe. Avuga ko nunubaka utazigera ubanaho n'umugore. Nimunabana uzahora uri umupfakazi ubuzima bwawe bwose. Lisida motibo lesite. Uyu mwuka Imana igiye kugukuraho mu izina rya Yesu. Kabiri, ndabona ufite umudayimoni w'inyatsi. Wa mugabo wakaba ufite amafaranga ariko ntumenya hanyuze. Jya mvuga urabizi. Ndabona umugabo wawe umugore wawe yaratashe. Yego. Ngiye kugusengera Imana igukureho uyu mwuka. Kandi Imana irashaka ukizwe ukorera Imana. Uranyumva? Kuko gukorera Imana kwawe niho uzabonera amahoro. Wa mugabo wirirwa mu isi wizengurukaho ariko wabuze amahoro. Uyu munsi tuvugana ibintu byawe Satani yarabiborotse n'icyo ugerageje gukora. Mana tuguhaye icyubahiro. Uri Imana yo kwizerwa. Hirya yawe nta yindi Mana ihari. Mwuka wera amanuka muri iri teraniro. Reka barushe bongere bumve ihumure ryawe Mana. Ni wowe womora inguma. Ni wowe ujyaho muri bikomere abantu tugendana nabyo Mana. Reka igicaniro cyawe cy'umwuka wera cyongere kiganza. Reka bafite intambara kuri uyu musozi Mana uzegezeyo. Waramanutse uvugana na Zerubabeli uramubwira ngo yewe Zerubabeli, uwo musozi ukuri imbere humura ntacyo uzagutwara. Reka ijambo ryawe rihinduke inkota isogota. Reka ijambo ryawe rihinduke inyundo. Nta muntu waduhamagara ngo twitabe ariko waraduhamagaye turaza Mana. Reka igicaniro cy'ububyutse cyongere kigaragare kuri uyu musozi. Dufashe imbaraga zose z'umwijima. Imbaraga iz'abarangi turazifata mpiri. Imbaraga z'ikuzimu turazifata mpiri. Ibyiyoberanya byose turabifata mpiri. Reka muri iri teraniro hagaragare wowe Yesu Kristo muri twe kandi ugwisha imbaraga. Elohim
Sama. Shama, Oh. Shama, Sama. Shama. Leya mama siya baba satya. Sama, Shama, Shama, oh sama, Shama, Jehovah sama, Jehovah Shama, Elohim, Elohim, Adonai, Aya mama saya baba satya baba, sama, Shama, oh Shama, sama, Shama, mana nyiribihe, oh Shama, uri Elohim. Shama, Mikono juu, oh sama, samuri biganza byabo mu izina rya Yesu, oh sama, oh riya baba sete ya baba.